Hello guys, nkuko munkurikirana kuri Kevin Technician, ubu noneho ngiye kukwereka ikintu wakora simukadi yawe bayifungishije PUK, yagiyemo PUK. Ni iki wakora kugira ngo simukadi yawe bafungishije PUK ubashe gukuramo iyo PUK? Noneho nta kindi, wowe uraza ukajya kuri telefone yawe, yaba ari intoya cyangwa inini, ukandikamo ibingibi bikurikira: ukanda akanyenyeri 4 akanyenyeri 4 akanyenyeri 6 akanyenyeri 6 ukadushyireho urwego, ugahita ushyira kuri simukadi ya MTN ugasacinga. Urabona ko bahise baguhereza ibi bikurikira, ariko twebwe turete twibanda kuri 2, gusaba kode ya PUK. Ubwo tugahita dushyiramo 2. Ukimara gushyiramo 2, bagusaba iki? Nomero ya telefone. Ugashyiramo nomero ya telefone, wenda kizemo ino nomero ya telefone, ukohereza. Wamara kohereza, hangaha nta kindi bagusaba nomero y'irangamuntu. Nomero y'irangamuntu uyishyiramo n'ubundi nk'ibisanzwe, nomero y'irangamuntu uyishyiramo, ugakomeza nyine nomero y'irangamuntu. Wamara kuyishyiramo ukohereza. Iyo umaze kuyohereza, nta kindi kintu bahita bakoherereza PUK yawe muri SMS, ugahita uyishyiramo ukabasha gufungura simukadi yawe, bya bindi bya PUK bikavamo. Thank you for watching my video. You remember to subscribe.